mwakoze. Amazina yanjye ni Iraturutse Augustin, naturutse ku kigo cya Chelsea Burere Bihe. Kubwiriza nanjye nari mfite igihangano cyanjye cyitwa umuvugo ku nsanganyamatsiko imiyoborere myiza n'umusingi w'iterambere. Umuvugo imiyoborere myiza n'umusingi w'iterambere. Mureke rwose tuvuge nshima nterurema wacu n'umwana wabaduhaye kuba iwacu heza n'i Rwanda, none dore ubu turaganjira igihugu cyacu kiratoshe. Shima Mana wadukoreye ibitangaza. Muri icyo ntabwo kimenye iwacu umuvugo ubuyobozi n'umuvugo ubwo mwumva ndamutaka iterambere iwacu yati ubwo Rwanda yacu ihora ituje n'ituze iwacu yature. Imiyoborere myiza ni umusingi w'iterambere. Muri icyo rwose tuvuge nshima nterurema wacu n'umwana wabaduhaye kuba iwacu heza n'i Rwanda, none dore ubu turatashe igihugu cyacu kiratoshe. Shima Mana wadukoreye ibitangaza. Dore nanone ngarutse nshima uwo mubyeyi wacu kugira ashyiraho byose neza, none dore ubu turasizora ibibati iwacu birahaga, girinka iwacu yaratuye ubu n'amashuri ntabwo Kagame Paul yarabatsinze. Muyobozi mwiza nsinzi yacu uhorana ishyeshya mu mahanga, inshinga yawe ni iyo gukunda maze urukundo rube nyine intego nziza y'Abanyarwanda kuri duhuze n'ubumwe bwacu. Intsinzi yawe kuri kurange. Imiyoborere myiza ni umusingi w'iterambere. Baturarwanda mwabe maso umurimo wacu uduturagane tugatiriye mu mutini, dore ko Rwanda turi kumwaga umurimo wacu udutunga n'ubumwe bwacu tuwusigasire intego yacu yo kuba iwacu. Amahoro yanjye igihugu cyacu ni ubutanga ndagakomeye ku buryo gifuka umutima wanjye wateye cyane ushaka ituze mu bagutuye, nawe ubituze waribonye mu mutuzo mu bagutuye. Gikomeza uganze amahoro yacu. Erega mutakera murate Rwanda kundi utatse neza washyizweho neza umunara ubu turi heza tumeze neza nta gushwana n'ubuyobozi bwakuye amadore iwacu yarahanuwe. Amahoro yanjye igihugu cyanjye umuhanda ubuzima bwiza buraturanga, amahoro iwacu yarahatuye n'umutekano uradusanga. Ibyo byose tubikesha imiyoborere myiza iterambere ry'igihugu. Erega mutangereka murate Rwanda kundi utatse neza, dore ibirunga dore amashyamba umusozi wose turahara, none Rwanda dore uragenda n'amadovize agezwa hano mu gihugu hose agera mu bawe. Rero Rwanda komeza uganze kugira twemere ubwigenge ntitubitangaze mu mahanga, ahubwo byose bigume iwacu. Imiyoborere myiza ni wo musingi w'iterambere. Baturarwanda ubwo ndashoje sinabatinda ahubwo batinze rurema wacu n'abana, ahubwo mwese igume barinde mureke nsoze n'urukundo. Mwebwe n'ubwo bakunda tuzongera dusubire Nyarugusizi Iraturutse Augustin. Abakozi b'abantu amazina yanjye bahita mpamvu isize Bergere, nkaba naturutse muri Petit Seminaire Saint Baptiste Nyundo. Umuvugo ingenzi y'amajyambere ni umuhungu w'itagira ubwandu dukora rwimbanizamirongo umuti uhawe uhaye ibyo inagumya ndirimbo neza y'amaraso n'urwamo kurusha amateka umucuzi ntazigazigaya amagambo nzakute ko ntabwo byo kumvuga igihe n'icura n'igihugu ngo tuve mu bintu biga igihe kitagira nyinshi. Ubwo ni ubuzima bwacu bwiza cyane. Ubwo nari maze guca akenge nabajije Imana muri mukuriga ambwira ko hari igicuku cy'ishyira kijuvaho n'ubiri kwagiserutse kubera iyo miyoborere mibere yeze iterambere ryaratwinjiye bose ushobora bihugu cyarabashoboresha isora yageze mu gihugu cyose mu kinyarwanda bwegetse. Igihugu cyari cyifite imfungwa
cyose gitangaje umugore kivuga kigitindahaye cyabaye nyir'ubwe gifite iturushye naho uburinganire bw'isonga itegeko nshinga rirategeka ururimi rwacu ruraduhuza kurezwa beza n'umuganda imbere heza no kudutera ruswa mu Rwanda yaracitse bwacyo mu Rwanda nka Nyombera amata nibwo yaba yaratibutse inka yambara duhugaza ku bibero no mu mutwe turasohotse mu guhamya iby'ubwacyo nagerageje ikintu cy'ubunebwe kiri hagati mbona uri giti kisimutse amatsiko biransubira mu ishyamba nibaza isoko yiyongeza maze bahorangurijwe arambwira ati mwana wanjye niwe rimeze nko gusinya iterambere agira ati niba ugira ngo natebya atabugabo rwose mujya ati ntawe ufite kugakunda agacu no kuvuga kuzigara ngo watumije kutamutera kuko amashanyarazi ashyirwa agasanga dufite ibiciro bibiri ati numva hirya bahuje guhura ndabona abahinzi bahinga bakeza ndarara cyose gitemba yera nkabona buzavu neza ubw'imiyoborere myiza abo baje gutugutugu umugongo hafi kurera bitewe n'ingendo ngo tugongore tugogacuru kuko dufite amabarabara meza asimuka atanga imodoka ijana umusekirere ngo ni ikamba ngo ni biraruka y'ingoma nziza none urucanga rucunda amasomo babona abandi bakina bishyura imiyoborere myiza umusingi w'iterambere ubu njye ndi gushima nishimye nshimiye imiyoborere myiza yamurikirwa n'abayobozi beza bakundisha intebe z'ibizinga bakerekeza amajyambere mu rwagihanga imiyoborere myiza iwacu ni inkingi y'amajyambere yacu ni umuseke w'iterambere ryacu ni icyerekezo cy'iterambere ryacu kiteteshuka mu mibaho imiyoborere myiza iwacu irakataje bivuze ko natwe abana twahawe ijambo uruhare mu miyoborere imbere cyane binyuze mu nama y'abana ngarukamwaka aho bahuriza bakagaragaza ibitekerezo byabo kuko ejo ari twe mbega imiyoborere myiza hose iturushinga mu by'amarere byose dore iwacu amashanyarazi aba ari hose aganza umwijima aho uri hose maze iterambere rikabageraho ukabinama n'ikindi ndorora abana bakina disi nkabona abandi bakirigita amakaramu n'abana bacuruza byose nkabona abashoferi baviga hose kuko amahoro yuzuye iwabo hose mbega imiyoborere myiza no mu mashuri muri ibibondo bigana ishuri bicitse ubwenge biguze ubwonko urubyiruko ruhangana mu impambano maze iterambere rikabagera aho ngaho ni ukuri njye n'ababeshyi imiyoborere myiza ni umusingi w'iterambere ibaze rero ubaye uricara ku ishuri ibirunge ugenda mu modoka wikiriye ntabyo kugenda n'ibirenge ukina n'abandi nta mpungenge amahoro gusaza mu rwunge nimugoroba ugasubira mu masomo ntabyo gutanga umukenyero utera urubyiruko ukoze ku gikuta nta mushyira uburenganzira ubona rwose kugeza no ku bwaro utabishyira ariho rwego n'uruti mbese byasaba guha cyangwa se gusarara ndavuga rutijana ni ubwo ari mubizi n'ababeshyi